ni kunda ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye. Inzego zifite mu nshingano ubworozi zirakangurira abanyarwanda kwimenyereza kurya n'izindi nyama zitari zinka kuko inyama z'inka zakomeza guhenda kubera ko kororoka kwazo bitinda ugereranyije n'andi matungo. Inka ihaka amezi 9 ikazavuka igakura ujya kuyibaga wenda tuvuge wenda igize imyaka 2 wayihohotera ikagira amezi 18 bose no kwirekura bakakira ubundi bwoko bw'inyama burimo buza ku isoko kandi nabwo nabwiza noneho n'inyama tukazongera bose ngo nimbwa cyane cyangwa twarazire kandi nta nicyo twabaye nimba ari nimbwa je ubundi mu minsi ari imbere natahaga nkahura nimbwa none n'ubusinyura nimbwa ubwo se urumva ubwo batazimaze mu busanire bazimaze bamenye ko imbwa ari boro nta kuntu umuntu ajya kugura ikiro cy'ibihumbi 4 ngagiye gushyira muri sambusa ubwo baduhaga izimbwa n'aya masambusa tugura mu bantu batandukanye bagenda bazicuruza bigaragara ko ari izimbwa kuko ntabwo avuga umuntu wajya kugura ikiro cy'ibihumbi 4 ngagiye kuzikora muri sambusa. Inyama z'inka zikomeje guhenda cyane hagati y'ibihumbi 7 na 6 ni inyama zisanzwe z'imvange 7 uzamuka hagati y'8 na 7 ni inyama z'iroti kandi ngo ntabwo biteze bizongera kumanuka ahubwo bizakomeza kuzamuka hejuru. Abakunzi bakaboga mwimenyereze kurya n'izindi nyama murimo murareba utuntu dutandukanye aho bya bindi tujya dutegesha sumu ya panya biri ku isoko nk'inyama za nyazo ahubwo ndabona zishobora kuba zibona umugabo zigasiba undi ndabona za zindi dutegesha sumu ya panya zishobora kuba zihenze mu bindi bihugu shaka ko ariyo nyama ihenze nk'uko twebwe tubona inkoko ku isoko cyangwa ifi ahandi ndabona ibintu niba ari bitagangurirwa niba ari ibikeri by'imitubu sinamenya birimo birakarangwa rwose bisa n'ibifite isosi nziza cyangwa se ntago byoroshye. Inyama zizakomeza guhenda abakunzi b'inyama mu mwimenyereze kurya n'izindi nyama kubera yuko mboga ni mboga ni ku Muswahili yavuze buriya mu gihe gishize twageze twumva abantu barya imbwa ndetse ari aho begeze basanga bayibaga barabafata ariko baganirije abacuruza muri iyo resitora bavuga ko bamaze imyaka irenga 3 babaga imbwa babaza aho bazikura hari hashize igihe kinini abantu babona imbwa zarabaye nkeya mu gasozi zarabaye nkeya kumva ngo yari mu rugo ibunaka ngo yaragiye kumva ko yari mu rugo ibunaka yaragiye nakwa kundi abantu bazibonaga zitambuka zigendera zizerera ugasanga ntazigihari kumva ubwo abatipi bazikuyemo amafaranga kandi abahanga bazirya bavuga ko ngo zinaryoha nta wamenya. Inyama yose ni inyama ntabwo ari ngewe ubizanye kandi none se barababajije ngo mubone mutamurirwe mukira abantu baravanga ese kabaziriye batapfuye igihe twazibahereye ko tubona bagaruka kandi barushaho kwa basore ati twebwe aho twazigaburiye turabazi baza muri resitora yacu muri make rero ntabwo byoroshye. Tekinike babikoragamo no gufata imbwa bamara kuyibaga bakayishyira ku muhanda bakayiteraho umurizo w'ihene imbwa ibaze bakayiteraho umurizo w'ihene wajya uhanyuruka n'abati ni mu ngatiro nshyira abana ariko burya tuzi icyo tuzi dupfa icyo tuzi icyo tutazi burya ntabwo twakirwanira icyo tutazi ntabwo twagisakuriza icyo tutazi ntabwo twakivugiriza induru. Byaravuzwe cyane biranasakara ariko kuri iyi nshuro ho nyine abanyarwanda ntibemenye ko inyama zizakomeza guhenda. Inyama zizakomeza guhenda mwimenyereze twimenyereze kurya izindi nyama. Sinzi niba tuzazirya ku mugaragaro cyangwa se niba tuzazirya mu buryo bwa rwihishwa nk'uko muri resitora babikoraga ariko ndabizi ko nta muntu watinyuka kugaburirwa imbwa yizi ngo ayirye nta n'uwatinyuka kugaburirwa inzoka ngo ayirye ariko nyamara benshi bavuga ko ari inyama da nta wagaburirwa imbeba nk'uko turi kubibona bazikucuruza mu buryo bukomeye n'iminyorogoto n'ibiki
ariko ngo twimenyereze kurya inyama zose. Sinzi ko iwacu mu Rwanda tuzabishobora, kuko mu Rwanda tunena ibyo kurya cyane, turatoranya, ariko hari ahandi badatoranya. Sinzi rero niba tuzarya n'ibyo byose cyangwa niba tuzabaho tutarya inyama, ariko igisubizo kizaboneka ubwo byamaze gutangazwa ko ari ukwimenyereza kurya inyama zose. Ntituzarya imbeba yego, ntabwo tuzarya iminyorogoto, ariko inyama zose tuzige kuzirya. Ndabakunda cyane, nitwa Ndoramaherezo Emmanuel. Mwarakoze mwese kudukurikira, mwarakoze kudusharingira ibiganiro dukora, mwarakoze kudusubscribinga, mwarakoze kandi kudukomentingira. Ibyo byose tubiha agaciro. Mwarakoze kutureba, izo views nazo zigira umumaro, bitwereka ko ibyo dukora n'ibyo tuvugira hano mu biha agaciro.